rya dirishya risanzwe ushobora kuza ngo urebe, ni idirishya rifite umwihariko. Aha ngaha ushobora gushyiramo imitako itandukanye, muri iyi myanya ushobora guterekaho utuntu nk'utu ngutu, ushobora guterekaho amabuji, ushobora guterekaho udusahani runaka, ushobora guterekaho ikintu cyose. Tekereza ufite idirishya nk'iri, urabona ko uyu ni umwihariko. rimwe na rimwe dutekereza kugira ibyo dukora, utekereza kuri cya kintu umuntu azagera agahita avuga ati wawu, kubera ko adasanzwe akibona, kubera ko gifite umwihariko navuga ngo udasanzwe. muri kwa kujyanisha rero amabara, ibyo ugiye gukoresha, imitako uri bukoreshe, cyangwa se theme ya design, ya interior design ugiye gukoresha, ni ingenzi cyane kutajya kure. Niba tuvuge wavuze uti muri design yanjye nshaka ibintu bya wood cyangwa se ibibyimba, tekereza ku bindi byose bishamikiyeho, amatara, ibigize imitako n'ibindi. itegereze hejuru, aya matara ubwayo ajyanye n'igisenge cy'imbaho, nayo urabona ko ni amatara asanzwe, harimo mpuru zisanzwe. imitako yayo urabona ko ni ibiboshye, ni indodo ziboshye ariko zijyanye n'igisenge cyo hejuru cy'urubaho. Reka dukomeze n'ahandi. hanyuma nanone ukomeje muri kino gice urabona ko navuga ngo ahantu ni hanze, ariko nanone hubatswe ku buryo wavuga ngo ni korodoro ndende, bitewe n'uko aha ni hanze ariko hagiye hashyirwaho utubati two hejuru tuva hano tukagera hariya tuhatwikira. hanyuma noneho umwihariko waho ni uburyo hashyizwe indabo. ni indabo zahongereye ubwiza cyane, ko ibyinshi biri hano ari ibintu biri natirere. urabona ko ni hejuru ni amabati ariko afite igisenge cy'imbaho nk'uko twagiye tubibona ahantu hatandukanye, ariko noneho hashyirwa indabo zimanuka. ni indabo zimanuka mu gisenge zirandaranda hasi, noneho wagera n'aha ngaha ukabona